amateka intimba ntaho umutima uko ntira agatima muri Mata mwaka w'1994. Mata y'Amatage, Mata y'icyenda kandi u Rwanda rwino rwari rwiza rwambara umugayo, umugambi mubi wo guhitana abatutsi uratangira nta rutangira. Baratangatanga biratinda, wari umuntu yitwa inyamaswa, inyenzi, inyangarwanda n'andi. Mata y'Amatage mu mvura y'amahinde, mu mivu y'amaraso, mu bibazo uruhuri. Mata we wowe tutazigere tujya imbizi, we ntangiro y'inzira nzitane ku nzirakarengane ibihumbi rishavura inshengura, nzari gushinja kugeza nshaje. Iyi ntimba intimbura nzayigutura kugeza ntabarutse, we Mata y'Amatage. Mata y'Amatage, ukwezi rugira atigeze agera ino, ukwezi ubwicanyi bwatojwe bugatorwa, ukwezi kubi kazungu atanzahuye, nyumvije ntakakitahira, namubonye nk'inyange kandi ari impyisi mahuma. Ku gitsure kibi inzirakarengane ziratsembwa, Mata y'Amatage impinja zarishwe nta mpamvu namba. Ababyeyi barabyazwaga bakabyazwa imburagihe, igihe mugihabwa intebe, interahamwe ziratimaza zirara mu batutsi ziroreka. Mata y'Amatage, Mata y'Amatage hatarabaye impuhwe habe no ku mpinja, gucura inkumbi byabaye inkinda abagome bambaye. Mata y'Amatage, ukwezi kubi igihe impuhwe zimukaga ino umuntu agateshwa agaciro akicwa butungo. Mata y'Amatage, ukwezi Nyabarongo isingizwa yisasiye abadususurutsaga, inkongoro zarakungahaye zigaburirwa imibare y'abatubyaraga bari mu kaga. Mata we Mata, Mata y'Amatage, utavuka ubu tuba tukivuganye, wacu nta maganya. Rwanda rwanjye agahinda ni kose ndabireba, bashakamba bawe bagiye tutabishaka nubwo abishi babishimye. Rwanda nkunda nkwambara impumbya nubwo ntagarura za mpundu, nzakubera impande nguhoza amarira. Majyambere yawe nzabera umurinzi kandi uziha kugenga ingengabitekerezo iganisha ku macakubiri. Nzamwicaza nyimuceho, ayicire nyicyagagure, mwicaze mu gacaca, ducoce ibijya gusenya isano yawe mwitagisibangana. Tuzayisasa yidusunike mpaka ku gasongero. Mata nyimwaze mbone ku mwaro w'ibyiza byose. Mata yongera avuna imitozo ingeri zivumere, imfura nziza nganje mwagiye mugira uruko ridashira. Urugendo rwanyu rwanteye igikomere gikomeye, ikivi cyanyu nzacyusa naho icyaha cya Mata cyadukomerekejeje abo. Gusa kwa jambo mwizirwe turabazirikana, naho imyaka yaba amajana tuzabazirikana, kuko mwagiye tubakeneye. Mukomere bikwiye, amaraso rwose ntazigera atemba inaha. Gusa urukumbuzi ni rwose, u Rwanda rwatumye ngo mukomere. Rubyiruko mwebwe Rwanda rweje, amateka yo hambere ya byamatika atera intimba. None mbatoranyije nk'intore ngo dutwazanye mpaka hakurya dusirimure u Rwanda. Rwanda nkunda nkundira nsubike inganzo, nsubire ku isoko, nibuke ingenzi ngeneye inganzo. Nzifuriza iteka kuruhukira mu mahoro mwategerwa ku mashyi, kandi aho muteteje abiri ibiganza byanyu bizahore bigaba amariza. Yari umusizi Gideon Rugamba, niwe ucyuye nganje.